Hey, y'all, come look at this. Yebambesha ngugiye Buganda bataye ubutindi ndararuka ngi Buganda ndararuka ngi Buganda ninde wagiyeyo ni punda dukomeje kumirwa bitewe n'ibiri kumeje kubera hano imihanda kabisa. Muri bese tumaze iminsi muri saga yago, tumaze iminsi tubona ibintu by'amavideo y'abantu bambaye ubusa, abakobwa, abahungu. Gusa reka ibingibi tureke kubijyamo ngo tubikubitemenda n'amazura, ahubwo reka tuvuge umuhanzi bita 50 Cent. Muramuzi uyu nguyu ni umuhanzi w'umuraperi uzwi cyane hano muri Amerika ndetse na hano mu Rwanda kabisa. Rero uno muhanzi uno mwaka ujya gutangira ari abavuze ko agiye kumara umwaka wose adakoze imibonano mpuzabitsina. Gusa mwijoro ryakiyaganiye n'umunyamakuru maze amubwira agahinda afite. Umwana w'imyaka 14 we yarashe abanyeshuri biganaga, arasa n'abarimu. Ibi ni mu gihe kandi abana 17 bahiriye mu kigo cy'ishuri bigagamo tewe n'inkongi y'umuriro. Hari undi mugabo ikindi tera amakofi, n'inshuti ze zamugiye mu matwi ziba ziramubwiye ati wowe ukuntu tukubona tubona wayobora. Hanyuma nawe baramwoheje baramubwira ati noneho wowe tanga kandidatire. Nawe tangaje nuko mu ijoro ryake yatanze kandidatire ivuga ko nawe agomba kuzahatanira umwanya w'umuperezida. Perezida Paul Kagame kandi ari mu gahinda gakomeye cyane bitewe nuko umushuti we yitabye Imana, umuntu yafataga nk'umubyeyi kuri we. Reka nze tubivugeho. Umukambwe Yasefa w'umunya-Ethiopia wari inshuti ya Perezida Paul Kagame, ndetse amakuru ahamya ko ari we wari umwanya w'umubyeyi we nka se. Ubwo yashyingirwaga na Madamu Jeannette Kagame, yitabye Imana afite imyaka 89. Amakuru y'urupfu ye akimenyekana, Perezida Paul Kagame yanditse ku rukuta rwe rwa X avuga ati Arayasefa yari umuntu mwiza cyane, yari umugabo mwiza, yakoreye Loni, aruhukire mu mahoro. Tariki 10 Kamena 1989 nibwo Major General Paul Kagame yashyingiranywe na Madamu Jeannette Kagame, wari warahungiye muri Kenya n'umuryango we. Ubukwe bwabo bwabereye muri Uganda. Sefa bivugwa ko ari we wari uhagarariye umwanya w'umubyeyi wa Perezida Paul Kagame. Ubwo yashyingirwaga yari inshuti magara ya Yoweri Kaguta Museveni. Like it was perfect. Yo Azawi, I'm Tycoon in the Hero. Say my name. Tycoon in Dareho. No, say my name. Tycoon in the Hero. Say my name. Tycoon in Dareho. Oh my God. Iyi nkuru ya 50 Cent, umuraperi w'umunyamerika w'ibihe byose. Uyu nguyu no mwaka ujya gutangira 2024 yagiye ku rukuta rwa X yandikaho uko agiye kumara umwaka wose adakoze imibonano mpuzabitsina. Bivuze ko yagombaga kumara amezi 12 atigeze ahura n'umugore cyangwa umukobwa. Tutarakomeza reka nkubitse ikintu kimwe, kora subscribe aho munsi nimba utarayikora kugira ngo ujye ubana natwe buri munsi, nimba ushaka kujya umenya amakuru agezweho. Yavutangaje ko kandi ibingibi ari byo bimufasha kuba yakora akazi ke neza. Aravuga ati ubu ngubu ngiye guhata umutima wanjye akazi, ngiye guhata umwete akazi kugira ngo mbashe kuba nakora ibintu byiza kandi bisa neza. Yagaragazaga ko kandi koko agiye mu bagore cyane bituma akazi ke kadapfa, niko gufata umwanzuro kagomba kumara umwaka wose atongeye guhura n'umugore ngo akora imibonano mpuzabitsina. Gusa mu ijoro ryakeye yahuye n'umunyamakuru wa US Weekly maze amutangariza akababara afite. Yagize ati nta wundi mugabo nagira ino nama, ibi bintu bisaba umutima ukomeye, keretse naho ubaye ari umunyamutima ukomeye kabisa. Ati mfite ubwoba ko nshobora kutamara umwaka wose, ndikumva byanze. Muri make ari kumva agatima kari kuri harega. Ariko yari yagerageje amezi 9 maze ni menshi. Hari undi muntu wabishobora? Hari abantu batamara n'ukwezi nzi ngewe. Hari abantu batamara n'ukwezi. Wowe wamara umunsi ni vibe. Nta muntu wikirisha ukwiye kuzamuka. Murabizi rero tumaze iminsi mu bintu by'udushya gusa twinshi. Mu minsi ishize twagiye kubona tubone Dikenzo tayari yarangije kuba umujyanama mukuru wa perezida. Ibibanze byo byatumye umukinnyi w'iteramakofe ukomeye cyane muri Ireland yahagurutse, inshuti ze ziramushuka ariko ubanza ngo yari yananyweye n'akantu. Hanyuma ajya ku mbuga nkoranyambaga ze yandika ko avuga ko ashaka kwinjira muri politike, ndetse avuga ko ari we perezida wa Ireland w'ahazaza. Ibi yabinyujije ku mbuga ze zose
uyu nguyu bamwita Conor MC Grigo. Yashimangiye ko ntawe uzamukoma mu nkokora mu gihe cyose azaba yatangiye kwiyamamaza. Kandi yavuze ko ari we mu perezida mwiza uzaba ubayeho mu mwaka wa 2025. Gutangaza rero hano makuru yo ko ashaka kuba perezida n'ibyavuzweho rumwe n'abantu benshi bagiye babikritikaho sasa babivugaho. Ikinyamakuru Daily Sport cyavuze ko ibyo uno mukinnyi w'iteramakofi yatangaje ko ashobora kuba yabitewe nuko ashobora kuba yari yanyweye ibiva mu nganda ze. Dore ko uno mukinnyi afite inganda zicuruza inzoga. Ngo yamaze kunywa akantu sasa aravuga ati nanjye ngomba kuyobora kino gihugu cyacu. Gusa imwe mu impamvu iri kuvuga ko uno mugabo ibintu yavuze ashobora kuba adakomeje nuko bizwi ko uno mugabo na musanzwe nagakunda kwivanga mu bintu bya politiki. Amahirwe menshi nuko aba bifiteho n'amakuru make. Ikindi kandi ngo nuko akunda kwibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero ntabwo bumva uburyo ki umuntu nk'uwo nguwo ushobora kuba dahora mu gihugu atamara igihe kinini mu gihugu ko ashobora kuba yakiyamamaza ngo ashaka kuba perezida. Mu gihe Musigirigo we ibi yabitangaje ameze nk'umuntu ukomeje. Yari kuvuga ngo amatora atinze kuba ubundi nanjye nkabayobora. Twabonye umuhanzi yabikora yinjira muri politike neza. Reka turebe ko n'uyu mukinnyi nawe ashobora kuba yabikora akabigeramo neza. Ni vibe. Ubuzima bwawe uko buzagenda none aho ugeze ubasha guhemba umukozi ugutekera kurerera abana ubasha kujya mu mujyi. Icyo si igitego twakora. Abana b'abanyeshuri 17 bapfuye bishwe n'inkongi y'umuriro yatatse ikigo cy'ishuri bigagamo. Polisi yatangaje ko cyateye iyo nkongi kitigeze kigaragara, kandi ko hakiri impungenge y'uko umubare w'abashobora gupfa ushobora kwiyongera bitewe n'uko hari abandi 12 bangiritse bikomeye imibiri yabo. Hari abanyeshuri bababaye cyane bari mu bitaro ko bashobora nabo bivuze ko uwo mubare 14 ushobora kwiyongera. Perezida wa Kenya kandi William Ruto yanganishije abagize ibyago binyujije ku rukuta rwa X. Yagize ati turihanganisha imiryango y'abana bahitanwe n'inkongi y'umuriro kandi ko bigiye gukurikiranwa hakagaragara impamvu. Kuri wa gatatu umwana w'imyaka 14 yishe abanyeshuri bagenzi be 2 ndetse n'abarimu 2. Abandi 9 barahakomerekera bikomeye. Iri ni reswa ryabereye mu ishuri rikuru rya Georgia. Ibi bibaye ubwicanyi bwa mbere kivunge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bukoreshejwe imbunda kuva umwaka w'amashuri watangira. Abashinzwe iperereza bavuga ko uyu ukekwa kuba yabashijwe n'inzego z'ubutegetsi mu mwaka ushize kubera iterabwoba ku rubuga rwa internet. Nyuma yaho nibwo yamenyekanye ko ishuri yigagamo yarashe abana 2 n'abarimu 2. Abandi 9 barakomerekera bikabije. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe ubugenzacyaha FBI muri Georgia, Chris Hoss, yabwiye umunyamakuru ko ukekwa yamenyekanye ko ari Cody Gray ufite imyaka 14 akazashinzwa. Ni hatari kabisa. Vibe.